Red Blue JD. Nshuti muteze amatwi radiyo Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero Indamutsa ryabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Urwanjye ntirugurwa, wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Umuhanzi ati urukundo ni iki? Ko benshi bataruvugaho bimwe. Ese urukundo ni amafaranga? Ese uyafite yarugura? Ese utayafite we ntiyemerewe gukunda? Ntabatindiye nimukurikira umukino murumvamo igisubizo. Ngaho mbwira we, wabaye iki ko papa na mama bambwiye ngo wavuye ku kazi uhita winjira mu cyumba cyawe urifungirana? Nawe ahubwo ushatse wandika nkiryamira nate. Oya shambwira Emi, ku kazi kawe ntibimeze neza? Nta kibazo mfite mu kazi. Nese byakugendekeye bite? Reka nate, bajyaga babimbwira none nabyoneye n'amaso. Ibiki se mwana wa mama? Nate, uramuzi Nakure? Nakure wo kwa Vuranga se? N'uwo nta wundi. Uririrwa umbaza ngo ndamuzi, ntuzi ko turi n'inshuti Emi? Ndamuzi cyane rwose. Nakure yantwaye umutima. Wow! Uzazange rwose uzi kwitegereza. Nanjye ndi umusore Nakure ntiyancika. Ni umukobwa mwiza, witonda, uzi ubwenge, kandi akamenya guca bugufi no kubaha buri wese. Uwo mukobwa ndamukunda kandi ndamukunda cyane. Ubyumve kandi. None se kumukunda nibyo biguteye ikibazo? Ndamuhamagara ntanyitabe. Nanamwandikira ubutumwa ntasubize. Najye no kumureba kanye mu mwanya nate. Oya ntibishoboka Emi. Ubanza hari undi uvuga utari Nakure. Kandi n'impamvu agenza aricyo nayimenye. Niyihe? Najyaga numva abantu bavuga ko akungitse n'abana mwana. Kwiki? Yita amagambo. Ariko muri uyu mugoroba ndabyiboneye. Reka nukubeshya. Nukubeshya rwose. Nakure n'abana mwana. N'abana mwana. Ibidahuye ni ibyo. Ni nko kwambara inkweto amambata pe. Nababonye rwose numva muzungu iramfashe neza neza. Ariko rero nimba atari wabikwibwiriye wibyishyiramo rwose. Ko mbibonye. Wibyishyiramo nk'uko nabikubwiye Nakure yubaha abantu bose. Ni muri urwo rwego rero ushobora kuba wamubonanye n'abana mwana baganira. Oya nate, urankunda sinoga. Yego. Ukumva abonanye nk'ibisanzwe. Bana mwana yaramufashe ikiganza. Undi nawe muhanze amaso ntazi ibyo amubwira. Umuntu waragize ukaje. Wumva se utazi ibyo amubwiraga nyine. Yego umenye ko Nakure acururiza iwabo, bana mwana nawe akaba ari umucuruzi. Nabo baganiraga iby'akazi rero. None si ibyo abantu bavuga by'uko bakundanye byo urabyumva ute nate? Ndakubwira ko gukundana kwabo ari nko kwambara inkweto amambata, nawe ngo iki? Utangiye guhekenya ikaramu ubwo ntibyakunaniye divi? Nakuntu ushaka undeke rwose, imibare si ibintu byanjye ndabizi zansinda. Ibyo bintu wishyizemo ndabyanga sha divi. Imibare si ibintu byawe ni ibyandese. None se ko ndinze ngera mu wa gatanu nyimubona mwesheke, ubwo wa muntu urumva nzayitsinda? Zana iyo kayi yawe hano. Erega Naku, ntukagire ngo uko wayitsindaga niko twese twayitsinda. Nibyo wishyiramo niko nkubwiye. Ugomba gutegura ibizamini neza ugatsinda neza. Ibindi ndagerageza rwose, ariko imibare yaranyihishe pe. Nibaza n'impamvu bampaye kwiga ibintu birimo imibare bikanyobera. Nuko ukiri mu cyiciro rusange wayitsindaga, cyangwa sha watangiye kurangara? Ndangazwa n'iki Naku? N'abasore. Useka. Sista rwose. Mbizi ukuri divi. Urabizi ntacyo nagwisha Naku. Rwose nyine urabyumva, abasore batesha umutwe w'umuntu ntabwo babura. Ariko mfite intego. Uramenye wa mwana utazadukoza isoni. Ntabwo nabikora n'ukuri. Nabonye ukuntu umwaka ushize mu ishuri ryacu abakobwa nka 3 batwaye inda. Shangira ubwoba pe. Natwe rero kwiga tukarangiza na kaminuza, uko byari byoroshye divine mwana wa mama. Ndabyumva. Abo basore yewe n'abagabo bashatse ntibabura kugutesha umutwe. Ariko cyambere mu buzima njye nkubwira ni iki? Kugira intego. Yes, kugira intego. Ukiyemeza ko hari aho ugomba kugera. Ukiyubaha. Ukavuga uti nitwara ntibizangiraho ingaruka wowe ubwawe. Kuko utangiye gutekereza ngo mama, ngo papa, ngo mukuru wanjye cyangwa murumuna wanjye. Kuko ari abandi ntibikunda. Wowe ubwawe
kuko inshuti ya mbere y'umuntu ni we ubwe. Ndabyumva kandi nkunda ko ngira inama nako. Intego yawe ubu rero ni ukwiga ugatsinda ukajya muri kaminuza nawe. Ariko si ubwo umuntu ankunze nanjye nkumva mukunda byagenda bite sisi? Icyo kibazo kirakomeye. Sinakubwira ngo hari igihe runaka cyo gukunda, ariko burya urukundo biterwa n'uko umuntu yarufashe, icyerekezo yaruhaye n'intego yarwo. Nyine hari ubwo byanga ukumva muri benshi harimo umutima wawe wishimiye. Wibuke icyo twavuganye bwa mbere, kugira intego. Ese wowe Divine, umwana uri mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye, ubu nonaha intego yawe no gukundana n'umusore runaka? Ese mukundanye mwaba mugamije iki? Ese murumva igihe cyo gukunda kuri we kigeze ugereranyije n'imyaka mufite? Ese wowe ko ari ureba nonaha kuko muri kumwe inzira y'ubuzima ikaba ikiri ndende, aho ntuzagere runaka ugahura n'undi ukumva umwishimiye kurusha wa wundi? Ko numva bitoroshye. Inzira y'ubuzima nyine ntiyoroha, bisaba kuyitondamo no gushishoza. Muri byose ugafashwa n'Imana nk'uko mama akunze kubitubwira. Nako ntibaza akabazo gatoya? Mbaza rwose. Wowe nta musore wigeze wumva ukunze ukiri mu mashuri yisumbuye? Mu mashuri yisumbuye nagize inshuti zirimo abahungu n'abakobwa, ariko sinakubwira ngo nagize umukunzi. None se muri kaminuza? Muri kaminuza hari uwo twakundanye, ariko kuko nk'uko nabikubwiye bisaba ubushishozi, hari icyatumye tudakomeza gukundana. None se ubu warangije kwiga bwo nta musore mukundana nako? Uwo nkunda arahari Divine, ariko buretse ko mumbaza. Soma iyo kayi n'igitabo ngufashe kwiga imibare. Ukarire kuko nkubwije ukuri Mukaruta. Ndamubwiye nyoza rucogo. Yewe ngucyuriye se ngamije iki koko umugore mwiza? Abana bombi ni abacu, sibyo? Ntabacu rwose, ntugashyigikire umwe rero. Ukungwa akazi umwe ukanga undi. Ariko bana mwana agomba kubaha imikuko aramuruta. Aramuruta se, ariko nyine bagomba kubaha abana mwana. Bombi bagomba kubahana. Sinzi uko nzabigenda rero kugeza ubu niba abana mwana uriya ngiye kumubwira akajya iwacu akajya aho ajya kuba simbizi. Ni igitangaza rwose, ibyo byo bituma urarurira. Agenda se genda kubera iki? Ariko Mukaruta, ndakumva. Nk'uko nabikubwiye, nubwo nabonye bikubabaza, bana mwana yabyawe na murumuna wawe. Ibyabaye urabizi tumaze kuvumbura ko inda yahitiwe n'umukozi wa mu rugo. Twaramuzanye ngo aze kwiga. Murumuna wawe ariyahura, amusigara uruhinja, turamurera akurira. Ntazi ibyabaye, ntazi undi se utari jyewe, ntazi undi nyina utari wowe. Ntushyigikira umuhungu wawe ngo atamushaka hano mu rugo. Kubera iki se? None se ko umwana wanjye yavuze ko bana mwana natahava ari uzagenda, urumva nabigenza niko? Niba afite ahandi ajya azagende, ariko muri ko atakiri umwana muto wagwa mu ziko urarwana n'iki? Ntibishoboka rucogo, ntibishoboka. Nawe wakubwira ngo uhitemo muri aba babiri rwose urumva. Ntagirane. Oya umva, njyewe tubana utazi rwose Mukaruta. Muri uru rugo nta mwana uruta undi, uranyumva? Uko bimeze kandi ese ubundi ndabyifatamo nteko. Ariko se ikibazo ubundi gihari ni iki? Erega abana mwana nawe ubwo arahababarira iyo mugenzi wamucyurira ko yakuze abya imitsi y'ababyeyi bataraza. Ahubwo njyewe naza turabonana, arambwira uwamubwiye kujya turira undi mwana. Imiti se imiti avuga ni iyi, yamutanzeho iki gituma mucyurira cyo? Ariko muri bariya abana ko bakuze bakundana barapfa iki Mukaruta? Aha ubibarize njye simbizi. Ibyo byumva ibyo ari byose icyo bapfura kizi kimbwire. Nyine nanjye natete wabimbwiye ngo Emily yikundiye umukobwa, nuko bana mwana muca inyuma. Ariko ubwo ni umukobwa wapfa rero? Niwe rwose. Kugeza ubwo umwe adashaka kubona undi koko? Niko bimeze yewe. Umva Mukaruta, ndakumva. ngiye kwiruhukira, nibagera aha bombi umbwire nganire nabo. Abashenzi bakaza kwiga bateza impagarara ngaha mu rugo gusa bapfa ubusa. Kuki uvuze icyo abana mwana? Nitegereje iyi kamyo ndeba uko bapakurura amakazi bapakira hano muri iyi depo ya muzehe, ndatekereza cyane ntabwo. Nyine utekereje iki?
iyo mba naravutse kera ubu ntange mba mfite depo nk'iyingiyi hari njye mufatanyabikorwa w'uruganda rucuruza ibinyobwa inaha. humura uzabigeraho. maze kubona ko papa wenyine adashoboye guhaza isoko ry'inaha. ibyo by'uko abantu bagiye biyongera inaha hakenewe undi muntu rwose uranguza ibinyobwa. urumva rero ko uwo muntu wundi uzatera ikirenge mu cyo ari wowe. ngewe bana mwana nzayakura he ntabwo. abandi se bayakurayo ubwo abandi bazajya barira nawe urire koko. kwa rucogoza kitabuze ni amafaranga ndabizi di. ubuze ko amafaranga natangije umusaza yampaye umukecuru avuga ko ayajugunye. ubwo kubera iki se? simbizi nsigaye mbona rwose mama wacu atankunda abambwirira mu migani. yewe niba ari uko abona umuhungu we yigize ikirara ngiye nkaba nitonda simbizi pe. kandi rero bakakuvuganisha suko asesha ubundi banamwaka kuko mukarucogoza ni nyoko wanyu cyangwa uzabaza amateka yawe neza wasanga nta sano mufitanye kuko ubwo mperutse iwanyu yambwiye ibintu byinshi mbese simbizi. yewe ni mama wacu kuko mama wanjye nawe bavaga inda imwe gusa buriya iby'imiryango biba bisekeje amasano agenda yisubiramo. nyamara wabona rucogoza ari we se wanyu kuko mu byo yambwiye harimo ko se wanyu agushyigikiye bityo akahababarira. umbabarire si ukugusuzugura ariko sinshaka kumva ibimvugwaho muri uriya rugo nako tuvuge ibindi rwose naho ubundi isano niwe tuyifitanye nako bose turayifitanye niba nakuze mbona nk'ababyeyi banjye. ihangane bana mwa ariko si ubundi kuki utize nk'abandi bana. ishuri rye ninjye winaniwe nako narangije amashuri abanza sinatsinda ndasibira sinatsinda ndongera ndasibira yewe bwa gatatu sinatsinda. mwana we kuva ubwo mpita mbwira umusaza ngo azanshakire amafaranga ndashaka gucuruza. umukecuru arabirwanya ariko nta kindi yari gukora. n'ubundi icyangombwa ni uko uriho kandi hari icyo ushoboye gukora kandi ababyeyi bakaba baragufashije gukora icyo ushoboye. gusa nubwo nkuze nsigaye numva nakwiga n'umwuga ariko nize rwose kuko abavandimwe banjye baransuzugura ngo ntacyo nzi ngo sinize mbese baranyurira bikambabaza. uzabitekereze neza nta myaka yo kwiga ibaho umwuga wawe wiga nta kibazo. uzamfashe se sha duruziranye n'abantu benshi. nzagufasha abana mwa uzabukoze rwose bwakira nkurikira ngo hari inzoga naje kurangura njye mu kazi niyo kugomesha ngo nanjye nigomeshe sha. ahubwo se wa musore yazigushyiriye ku igare ra? ntacyo ndazishyiriraho. urakoze kunganiriza abana mwa ndishimye. urakoze nawe nako. yawe ngambwira sha harya uti byakugendekeye bitewe umuhungu wa rushoboza. ubu ngubu yewe ngewe ukureba ukuwangayiki. nakugaye iki? wayakubera iki se? kugira ngo ngewe rucogoza umukobwa nkubesha ankube na zera ashyireho akiki. wowe ikoja wowe miko narizi ko nta mukobwa n'umwe wakunanira ubwo byagenze bitewe. nanjye niko narimbise rero ruyego ni bya bindi noneho akunze akankundira nahita mba mu byo ndimo bose ko ukagira udashya ngewe nkaronka uraseka ukagira ute uzikijwe n'iki koko wari uzi ko nzaba padiri cyangwa musenyeri ariko ubu ushaka gusetsa gusa yewe urangirisha nuko nkuzi emi imyaka tumaze turi inshuti ni myinshi. unzi iki? abakobwa bacuditse nabo bizeye ko muzabana bibabarika baragiye abo baramaze. abazi ubwenge bagakora akabo karenga kare baramaze bakishakira abandi bakagenda nyine abandi mu karya swingi hashingiye
bakabona ko uri bure ugenda ubabeshya bakigenda. ese wowe kuvuga utyo nkaho watari uko. aya wowe urakabije. reka rero nyikubwire nakura nyemereye siko nabigenza gusa ndakubwiza ukuri namusaba iwabo nkamukwa nkamuhambika impeta y'ubudashira abiriwe no kwitwa nyina w'abana banjye. oya da ntubimbwireme uravuga nakurebuye. nakuresha urumva umukobwa mwiza witonda wahoguje bose uriya ufite se w'umucuruzi siko mbegaheme uba mu yesu urayabasiza zikikerwa kuko nakubeshye urabwira mukobwa naramushakaga ariko yarafashwe. utabivuga ko uramenye uzambwira ko waburiye umukobwa ashaka twabiyega ibiyagara. umva none se mvuye ko namukunze kandi naramukunze ko gusa nabonye ko bitakunda kuko ashobora kuba yarafashwe. umva rero reka nkubwire hari abatari wowe wamufashe kuko ubucuti bwanjye nawe twahita tubushyiraho akadomo bukarangira. reka ngewe bosco ndarenga wivugishaga iki ushatse bareka gupfusha ururimi rwawe ubusa yewe kuko hari umuntu wahagutaye mbabona babona reba z'ubunana bivuze none bisobanura iki? bivuze ko rero nabubwira ko mushaka akamirura akantu kagasuzugura kandebera ku rutugu ngo nta mwanya yabona ashaka. none se ukeka ko kugukuba gutya ari ukubera afite undi musore bakundanye narabigenzuye. uwo musore zubona ndusha igihugu gishage ngo mbone nakure buzima imitoma sha urumva imitoma reka mubaze andusha amafaranga afite imodoka ziruti ageze nyigurishe none angurira mbwira nayo angurira ariko rwose ntiwisebe njyewe ndakomeje sinyira muzi ko uriya mukobwa naramukunze n'umutima waye n'ubwenge bwaye n'ibyiyumviro byanjye byose mfashe umwira uwo muzuri rwose ushaka kwikoraho nkwerekeye nkwerekeye ariko ni mwene wanyu ngo mwene wacu nde watangajwe n'iki naku nuko ntagusanze mu kabari ucuruza muri uyu mugoroba banamwa ndakubonye nturamenya imikorere yanjye ku cyumweru nimugoroba akenshi sinkora naku umusore uhabonye rwose arankorera nkaza kwiherera hano n'abariya abana ubona igice cyandenze banamwa bariya abana nsanze mukina washinze ishuri ryo kwigisha abana rwihishwa sinashinze ishuri nta bushobozi mbifitiye none se bariya abana bose abana bose usanganye nabo ni inshuti zanjye naku ndabakunda cyane akenshi ku cyumweru nimugoroba ndateka ngasangira nabo ni uko utinze ugasanga tumaze kurya no koza ibyo twakoresheje simbyumva banamwa wowe n'abana ni ibintu niyemeje kandi nzakomeza kubikora rwose igihe cyose imana izaba intije ubuzima abantu usanze aha ngaha bose ni abana bafite ibibazo bitandukanye bamwe ababyeyi babo ni abasinzi bombi abandi ba nyina babitaho bonyine bikabananira ntibitabweho uko bikwiye buriya harimo n'abo ngurira amakaye ngo wowe ubwo wabitekereje ute banamwa nabitekereje kera naku hari akana twiganaga turi inshuti buri gihe kakaza nta kayi nta karamu nta nkweto kambaye kakambwira ibibazo byako ko iwabo baraye barwana
kuko atariye n'ibindi ntabwo byankoze ku mutima rero. bana mwa ibyawe birandenze. ni ibisanzwe ariko buriya umuntu rwose aba agomba gufasha mu bushobozi bwe. dore reba kariya kana k'agakobwa urakabona kariya gahagaze gatamiye urutoki abandi bakina. ako kicaye ku ibuye niko gasaza kako. bariya abana se n'inzabona ima we na nyina icyabo ni akabari. akenshi mu muganda abayobozi rwose babareka kutita ku nshingano zabo. yego sinakuzuza 100% ibyo bakenera ariko nibura natumye basubira mu ishuri. kuki utambwiye ko ukora ibintu nk'ibi koko ngo ngufashe? urabimenya none ujye uzadufatanye kandi ntugire ngo ababyeyi babo ndabareka bagaterera iyo. reka da fata intambwe ya mbere ntegera abana ubundi nkaboneraho ababyeyi babo. uyu nzabona impamvu mbonye ari mu kabari ahita avuga ibyo ntamubajije ati bana mwana aka gacupa rwose nkaguze nzi ko naguze amakaye y'abana. bana mwana uri umuntu udasanzwe nagukundaga ntakuzi. ntiwarunzi nawe sinari nkuzi pe. ariko hari ijambo bavuze natuma rigenda gutyo gusa ngo wakira guta utanze. nagukundaga ahubwo nugira ngo ijoro ndarana inkweto nako. ahubwo uretse no kugukunda nzakwizirikaho. uti bana mwa njyewe nakure nzakwizirikaho. nako ndarota cyangwa urota iki bana mwa? urarota se urabona usinziriye? niwe tuvugana se cyangwa n'undi ukuvugiramo? ako bite byawe sinjye bikwibwiriye se? niba utanashaka sinzakuvaho bana mwa. ngo ntugira ngo bazanyimenera umutwe koko? kandi se bawukumena. urabizi nako bana mwa nta muntu n'umwe nigeze mbwira amagambo abiri nkubwiye. ndagukunda uzakwizirikaho. uzakumena umutwe azaba ashingiye kuki? nishimiye kunkunda nako kandi uzanyizirikaho wenyine ahubwo tuzizirikanaho. ngira ngo uranyumva hura. ariko sinakubwiye ngo nubona ngiye kumva umupira niwo wari kumuri ibyo bisinzwe ko mugire kwiye. aha ubwo uwo mupira urusha agaciro umukobwa wawe? reka mbe nifunze. kuyifunze se uwo mupira wumva utarangiye? yego umupira ndawukunda ariko nanone sinawugereranya n'abakobwa banjye foromye. uyu mukobwa wanjye ufite ikibazo. yewe umufurange nakure n'ubuheta divine ufite inema cyangwa n'ubucura bwanjye umutesi. ese mama ndabyita ikibazo ndabyita umugisha ubu koko ndabyita iki? ntabwo iyo utangiye ibyo byawe kandi foromye. yewe ni ukuri igihe bya nakure bimaze kunyobera. umenya arwaye kuki? umwana wanjye arwaye iki foromye? niko nkura wabonye umukobwa umusore aza gusura yitwaye mu modoka ye nziza akanga kumwakira nyabo. nyamara haza ugendera ku igare akabaduka n'imizi n'imiganda aseka cyane yishimye akamuhoberana urukumbuzi nk'utamuheruka. kandi rwose nari nigeze kubabonana ku manywa. ubwo ushatse kuvuga ndi nande? mwene rucogoza na wa musore kwa rucogoza bareze basibanira umwe ni imodoka nziza undi ni gare ribanyonga. byiza se ariko impamvu uvuga ko nakura rwaye ni uko uriya musore yemi mbona atamureba n'irihumye ahubwo akwita cyane kuri mwene nyina unyonga igare nabo. ego se foromye ndakumva. icyo nicyo cyatumye nkura umutima ngo nakura yararwaye koko. n'impamo y'imana si muzima nkura. dore niyaje ahangaha nimugoroba muri umuntu arakingura. yego nyine ni umukobwa n'usura. umusore aricaye ati ndashaka nakure. undi arakunda araza ariko yicaye hariya undi yicara mbese kuganira ntibyari byoroshye. ko numva se ahubwo babangamiye foromye. niko ubwo wagumye aho ngaho kuko umukobwa aba afite umushyitsi. ndarengana nahise nigendera ariko nyine nsiga umwe yicaye mu karere undi ari mu kandi. mwumvire nawe ubwo nyine hari impamvu ubyumva se. bukeye bwaho rero nyine aha haje bana mwana. yego maze nakura mwakirana urugwiro ye aseka amwicara iruhande baraganira barebana mu maso. ndavuga nti nuko guhita amata ari ukwanjye. nizere ko ntacyo wavuze wa mugore we. nabaye ndetse nyine kugira icyo mvuga ngo mbanze mbikubwire. warakoze kurindira kungisha inama. umubare wa foromine
nakure n'umukobwa uzi ubwenge uzi gushishoza uzi ikimubereye n'ikitamubereye ntuzigere wivanga mu bye yakwiyamye rwose ubwo ntagiriye umwana wanjye inama nawambereyeho iki ariko di gusa abasore bombi ntabazi guhitamo n'ubu nakuri umukobwa wacu urangije kaminuza mureke akundane na bana mwana utarize abenge muri uvuye kwiga mu Bushinwa ufite akazi keza koko abantu bino bose ntibamwita enjenyeri baramaze reka zihitiremo reka Divine uzi kwirya bana ndeba aho gutaba wamfotoye nabi naku ndakuzi ntabwo uzi gufotora wowe ubu wagira utyo ugafotora umunwa wonyine ubundi ugafotora amaso mbese nyine ugasanga wanciyemo ibice wambwiye kugufotora ntiwambwiye kukurema muko reka sha reba nk'iyi vurema wari kureka nkabanza ngahindukira neza mbese nyine akubundi ayo mafoto urayashakira icyo umukobwa we ndashaka kujya muri Miss Rwanda ngo ndabishaka nyine ngomba kwiyandikisha nkazabahagararira mbese nkaba umusitari hano iwacu hari umuntu uzwi haba Tifi ugira inama nka mukuru wawe urumva nakwanga ko ngira inama se ibyo bintu niba wanabitekerezaga bisibe mu bwonko bwawe kuko papa cyangwa mama bakumvisha unabivuga baguhitana aha niganiriraga n'ubundi naku ababyeyi bacu ndabazi ntibanyemerera n'ubwo mbikunda bwose nzihangana ntiwumvishe uko papa yavugaga cyagiye tureba amarushanwa kuri televiziyo ngo mana yanjye umwana wanjye ntiyajya kwiyamamaza hariya biriya bigabo byose byicaye bimureba ariko rero ni ukutamenya akamaro kabyo naku ni ukuri umukobwa araseruka akagaragaza impano ze ubushobozi bwe kandi turabufite pe niba ubishaka abo wihanganye wenda tubibasobanurire muri uyu mwaka ubutaha uzaba ari bwo witabira mbabarira naku sinshaka ikizanteranya na papa cyangwa mama akuwe turi kumwe cyangwa ntituri kumwe ubwo si icyo mvuze gisekeje ni iki mbabarira nayo ndangariye kuri telefone yanjye gatosha mbese reba aya mafoto nawe umbwire nkubwire iki se kandi nyine urebye igihagararo uyu musore n'uyu wahitamo uyu reka ndebera uyu njye niwe nahitamo urebye indoro ye ukareba inseko ye igihagararo ni sawa kabisa petite sere uzi kureba ariko nanone ndebye ubusirimu no mu mufuka sha nahitamo uyu pe uyu musore afite imodoka nziza ifaranga iwe rirajejeta njya numva abantu bose babivuga hari ubwo yaje ku ishuri ryacu sha maze abakobwa bava mu byabo cyane kubona nawe nta cyabaye rwose imodoka ntiyankanga Divine kuko ibintu ni ibishakwa uko yayibonye n'undi yayibona jya wemera naku inaha nta muntu ufite imodoka nziza nk'iyi ni ukuri ntushaka ubyemere nduguhitiramo sha niwe naguhitiramo pe kandi warangije kumpitiramo navuze ibyo ndeba inyuma ariko nanone nawe ntacyo abaye ni ukuri benda gusa abantu basa rero umwe afite ku kantu undi ari so kintu nawe urabyumva hari ibindi byinshi umuntu arebaho mbere yo guhitamo inshuti nibyo nigize kandi mushiki wanjye nkunda ibyo si byo yemeye nta soni koko soni isoni nigize harubura tuti yewe harubura nduranije tekereza ariko papa na mama bamenye ko uje bukeye wishyuza amafaranga wera kora yanjye ngurira niba atari ayawe kandi reka bari wikendi umuntu aba agomba kwinezeza nyine n'ayawe simbihakanye ariko ugomba kunywa mu rugero mu rugero umuntu utangiye kurara mu kabari akiri umusore uzageraho udatageze umeze ute koko warangiza rero ukavuga ngo nakurera kwanze sama ubu mukobwa ubundi wakwemera witwa rusho ni wahehe koko wivuga uwo mujenzi we uyu mutuka mbabarira niwe utumye mera ukomeza ukunate yakogeza ati ngiye kumureba iwabo mukuze yagiye no kuza kundeba koko nate hano niho murumuna we ngo ntaresha
ngaje reba telefone yaho kumesa wabona waragiyeyo wanyoye nanjye ndige nagukwepfa wabona nanyoye ikize ko nahize ngira umujinya nkajya kwiyahuza inzoga ariko kuko niba ubona bidakunda humuriza ugakomeza yego mana kingurwa urugere n'iryamye ntawe rinakunda n'uwanjye uko biryamira kose ikiguzi bizansaba cyose nzagitanga ibintu bivugisha rero genda ariko yemeye imiseri mibi reka nkwibarize ejo mbere y'uko ugenda twavuganye iki urumva nabyibuha nk'uko mbayiziza nawe ntukangure rwose ahubwo yibutse ibyo twavuganye nyine tekereza ko utibuka n'ibyo twavuganye nabyibuka yewe ariko yemwe mwana wa mama kuko ko papa atanywa inzoga mama akaba atazinywa waretse kubabaza kuko ariko rurage si w'inzoga uri kubera ikibazo ufite harurage zinywa kuko kandi bigaragara ziyo wenyine simaze iminsi ngutegereza ngo ndebe ko wamfasha kwitegura kurangiza kwiga nka kuba ari ibyo kubera kuko bigira ibyoroshye ubura mushiki wanjye nkunda rwose ibirori byawe byagarage washika urumva bizagufasha uko ukunda n'ibiki ururere uguje mu cyumba cyanjye yo gukurikiza zose ejo waraye wakora iki nakubwiye ko atari wayuri uva wavuriye amatwi y'ibituza mumbabarire niba mbarogoye rwose mbyutse nigiriye hanze numva ntadeta avugira mu cyumba cyawe nza kureba urebe kandi rwose humura ndi hafi kwimuka ureba se urebe ibiki mugere mwese muvuye mu cyumba cyawe ngo mugere kare yego mana yanjye ntate ndakumva yabaye ikiwe ihangana kubwire nabi bana mwaha mubabarire nawe siwe rwose musaza wanjye sinzi icyo yabaye muri iyi minsi pe asanzwe anywa inzoga ariko ntiyakabyaga bigeze aha ibi rwose ngewe birandenze rwose ariko gusa ko aribwo cyiza ko nta modoka numvise yinjira aha mu rugo se umenya yisize aho yanywereye ngo ateze motora yampamagaye ngo nimbyuke mukingurire araje ihangane nate dusubire kuryama dore niba uracya neza tuzamuganiriza atasinze tuzamuganiriza rwose ibyo kudusebya ariko hagati aho ngaho hari icyo nshaka kukwisabira emi twakuranye nk'abavandimwe ibyo ndabizi twagira icyo tutumvikanaho nkabifatanya atangira kumbwira ko atanshaka njye ngira ngo ariganirira ariko aho bigeze birakabije rwose ndabizi ko ntavuka muri uru rugo ariko dufitanye isano ntakwiye kumfata kuriya rwose uri mukuru ibyo ndemera kumubisa rwose nkajya kuba mu nzu yanjye itaruzura neza nzayuzuza nyibamo nturi kureba ukorera na mama yarumiwe uzamfashe menye icyo nziza kuko ndamubaza akarushaho kurakara no kumbwira amagambo mabi ese ni wowe Bosco sinari nakumenya aha amenya se maye ubu nyitayeho kandi njya mu modoka nkugeze aho ugiye aho wari ugiye se wowe aho wari ugiye ndabanza nkugeze aho ujya ngenda kuza nta kibazo sibyo ungiriye neza urakoze nari nkerereye ariko ushobora kuba utinya imodoka kubera iki se Bosco navugije amahoni reka ta iyo uriya muntu atagukora ngo akwereke ko ngurembuza ntiwari kwitaba ari wese wakumva ivugije amahoni zose ukazirukira nta yawe urimo nyamara iyo uza kuba ari inzogera y'igare wari guhita uhindukira ntugire ngo ntitubizi nako ibiki muzi Bosco ibyawe n'abana mwana ntabibwiwe nande se kandi ko ntabyo ndabizi ngira amaso yerekwa biki ibindi akirebera disi we aha
ariko kugeza ubu ngubu sindabyumva ntabwo sindakumva pe ni gute umukobwa uzi ubwenge nkawe wize utureba twese ukaduca amazi ukaduhindura nka sebeya nako nyabarongo ugakunda umusore nkabana mwana. hindura ikiganiro cyangwa uhagarika imodoka yawe aho ngaho mvemo Bosco. ndumva ko mpari ifite bitanga uburenganzira bwo kwinjira mu buzima bwanjye bwite. uhamagana isi imwe no kwivanga mu buzima bwawe da, ariko reka ngire icyo nkwisabira nako kimwe nako bibiri. ndakumva Bosco. nyine wenda bize ntibishoboka mbese mbabareye ntiwambaka ari umuntu akawe yasinziremo aho sibyo? murumuna wanjye sinjye umutanga rwose. niba umukunda wazabimwibwiriye ko atari ikirura ngo azakurya. njye mbona acecetse cyane ndamutinya. namunyuze aho avuye kwiga nshatse kumuhara ifuta arayanga, kuva ubwo ndamutinya. reka izo modoka zanyu mukangisha mwibwira ko mwaziteretesha muri ibeshya, kuko ushobora kuba unakunda umuntu by'ukuri, ariko kuko waje witwaje ufite n'iyo modoka nziza akabona ko ushaka kumurya umutima. uvuze ukuri sha. ubwo rero sha uzashaka undi mwana muganira sibyo? undi mwana wese kandi imara gukunda ntakirya ntagisinzira nako uzihangane rwose umutura imitwaro yikoreye, mbese nubwo wamuhakanira akabimenya. yaragutumye ariko uko batinye kwitaba telefone se niwe uguhamagaye? inde? wa wundi twavugaga mu kanya. alo nako ndakumva. inyuzi iwanyu nsanga wahavuye kandi nagushakaga sha. ikintu cyakuzindukirije iwacu si ubwo ni amahoro we? iyi ni amahoro. narinje kugutumira mbese nako ndagira ngo tubivugane neza. si bwo bakujyanye tukiri aho kandi tukuruta? okay, ubu ndahuze, turaza kuvugana ubimbwire neza. Bosco, urakoze kumpa lift, ariko mugenzi wawe niba yakuntumyeho nta makuru nguhaye. ariko ubu ntabwo uri bujye kunyereza mukaruta. oya umukenyero wanjye bari bawuti ariko wihindaritse Rucogo. sinajya mu birori by'umwana wanjye ntagaragara neza rwose. urabona rero ko umaze kwambara, gira vuba utanyereza. wa mugani reka ndekera unyenyeri tugende da. ko bimeze da, ko bimeze rwose. ariko rero umugore mwiza urumva. ndakumva. buriya nijoro hari ibintu twaraye tutumvikanyeho. wibigarura Rucogo, wibigarura udashaka kuntera umutima wawe, kandi uyu munsi ari umunsi w'ibyishimo Rucogo. sinshaka kwirirwa nakanduje agahanga mu birori by'umwana wanjye. reka n'undi ni uwacu mukarutama, ariko gusa wabaye uti umva sindakubabara Rucogo. kubera iki ariko? banamwara n'umwana wa murumuna wanjye wavuye mu cyaha mwakoranye cyo kunca inyuma. ibyo sinshobora kubyibagirwa kandi mbabara yo kubigarura. oya rwose, ariko umwana ararengana mukaruta. biriya bintu wadukanye byo kumubwira nawe uko umubonye ukamwaka amafaranga ye ntuyamwishyure, rwose ntabwo ari byo pe. narabimenye narabimenye ko ushaka kumushyira mu ishuri ngo akiga gutwara imodoka ngo no kuzikanika. ese ubundi yarakundegeye? yakubwiye ko mwaka amafaranga sinyamusubize? asikiwe. gusa wavuze buhoro. ubundi se simba namugaburiye? nimba bimubabaza azasange nyina. urabyumva? uvuga buhoro ariko nyabuna atakumva. akabimenya Rucogo, akabimenya. ubwawe urabizi ko atazi ko nyina ariho. akabimenya yewe niko nakubwiye. ikisi akabimenya akamenya ko na nyina ariho. ndakwingize mukaruta mu rwose mukora inkunda ntuzababaza umwana. nanjye ndababaye niko nkubwiye. nyine ndakumva, ariko tuzabanza tumutegure neza tumubwize ukuri, ariko atabyumvise ubisakuza gutyo. ndashimira mwe mwese urubyiruko mwaje kwifatanya natwe mu birori bya mushiki wanjye, umukobwa mwiza cyangwa muramubona, Rucogoza nateteye Emily. murabona rwose ko iyi kanzu imubereye. ijambo amaze kuvuga mwari yumvise. kuyambara rero biraharanirwa. nahoze mbona hari abayimutira bakayambara bifotoza.
ariko wibuke ko atari iyabo. Ntabwo bazi amajoro yaraye kugira ngo ayigereho. Abana rero bakiri inyuma ntababwira ngo kuraje, mukorane umwete muzabigeraho. DJ subizaho umuziki twibyinire turikeshe rwose. Bana mwana wangize uyu mukobwa mwiza se tukabyinana. Sinshaka kubyina ariko oya sha ngwino nako ngwino mudufungurire umuziki abandi bana babyina. Kundeba se genda ubyine nta kibazo, mbaye ngiye mu nzu ngo umuziki nurangira murambwira nze ngwerekeze. Natetse rwose washatse undi mukobwa ubafasha. Nanjye mbabarira ndakwinginze nako ibi ni ibirori byanjye, diplome nyibonye narayivunikiye kandi nyine musaza wanjye niwe ugomba gufungura umuziki, nta wundi rero shaka atari wowe. Mbabarira uze ndakwinginze. Ni akanya gato ariko nta kibazo rwose. Kosa n'ujago nyiyaga nagufashe cyane. ahubwo ndekura tubyina utangundiriye utyo. Ariko mu byo kumvira iki nako ntuzize iki nakugize nkemi. umva reka ngure nako mushiki wanjye yarambwiye ngo wabona nziza ko mu inzoga rwose narasiritse. Natatarambeshyira ntitwigeze tubiganira ni ukuri. Nibyo jya winywera n'uburenganzira bwawe. nako nzakora iki ubone ko ngukunda by'ukuri koko. Ntacyo ngusaba gukora ni ibyo uzakora byiza byose uzabikorera ubuzima bwawe, ntuzabikorere nakuri. Wambabariye kugukana umutwaro nikoreye. Singisinzira nibaza icyo mbuze gituma udashaka kunyumva. Mbabarira rwose. Simvuze ko hari icyo ubuze ariko nyine nako tubyihorere. Ahubwo ubyina neza utandyamye ku rutugu. Kunsumba kukibona mukandyamaho koko. Ubwo urashaka kwerekana iki? Abandi ni uko babyina koko. Ndakwinjize nako. Sana ukuboko kwawe kurambike mu gituza cyawe. Wumva ukomerewe. Sibyo? Umutima wanjye uratera ubudatuza kubera ko mbabarira ndinde kuri. Mbabarira sha. Mbabarira tubyine indirimbo irangire. Ndagukunda nako. Ndekura ndabigusabye ni. Ngusabye imbabazi. Ihangane. Uyu ni umwanya maze igihe kinini nifuza kugufata mu maboko yanjye tukabyinana indirimbo nziza isesera mu mutima nkurimo nawe ndi mushaka. Wari iki ngo ndekure ko njye ntabishaka muhungu ndekura se nyine. Ubaye iki nako sigara ubyinana na musaza wawe ngiye kwicara. Sinkurekura nawe urandekure mi. Ego komana murekure utateza rwa serera mu birori byanjye yemi murekure. Imbangukira gutabara zitabaye nk'uko agira Imana. Ariko ko nakomeje kubona abantu bose biruka barajya he. Nanjye byanyobeye. Ariko si wajya kureba. Oya garukira aho ngaho hataba habaye impanuka ukabona ibintu biforomye. Sinabukira n'umutima wawe usanzwe utari muzima. Wa muganire kanicara atabara abarwana bakampitiramo da cyangwa nkabona ibintera ubwoba bikanteza ibibazo. Mama yiwe Habaye iki? Mama yiwe mana we sinzi kwabaho n'ukuri. Mama yiwe abasore barwaniye kwabana mwana nyine ajya hagati y'abashaka kubakiza, barangije bamuhuriraho baramukubita bamugira intebe. Ntibishoboka nyine icyatangaje abantu bose ni uko muri bo nta n'umwe w'inanga urimo. Bamudishye barangije basohoka birukanka umenya banamwibye ahubwo. Nubwo ngwiki gusa ni guki nawe mutabaye igihe ntabwo mbizi mukabari se ntabandi bantu bari barimo. Ndagiye koro urabizi ndagiye rwose ndebe ko umwana yabonye ubutabazi ahubwo niza telefone papa niza telefone mpamagare nakure maze mubwire ibibaye kuri mushiki we. Uyu mwana hamwe n'umwana umutima rwose mwihorere. ubuzima bwacu muvure ubuzima bwacu rwose reka tunywe amazi rwose urupfu narwo rurya abantu si byose. Ariko mbega abasore ngo barakira ikinamico we emi ndakunda habe ngo mwene wanyu araramukwa. ubu ni umuriro w'ifaranga sha
n'umuhinde w'ifaranga magana abiri arahagereye ariko nibura baramukosoye azajya gukira atagifite n'urwara rwo kwishima maze nzarebane nawe nzarebane nawe sha umuntu yafite byose birashoboka rega uzi n'ikindi gusko abibonye bana mwana uriya natitondera nakure no kumukuraho ngewe emi nzamukuraho ave ku isi kandi ukirukiragiza ubusa igihe azaba atakigira n'urwara rwo kwishima umukobwa azaguhindukirira sinzi rwose ikizatuma nakure yikuramo bana mwana akaba uwanjye sinzi rwose keretse niba nateta atarakoze neza akazi twamushinze nateta ahubwo nzamukubita agera akagira impuhwe akavuga ngo bana mwana n'uwacu ngo mama nabimenya rizagenda rite umuntu wananiwe kubwira nakuri ijambo rimwe twamutumye koko gasheke kako nabonye ari inangahendo urabizi sinari namubwiye ngo amubwire ko biriya bihungu byamukubise basanzwe bafatanya forode no gucuruza ibiyobyabwenge ariko ubundi wabimwibwirira oya ubimwibwiye akeka kubeshya reka ahubwo nzabikore yego sha cyane ko umugore wari uri mu kabari kuhanywera byaba bifite ishingiro iyi cyane rwose iyi nzagutangaho umugabo ko twari twasangiye nibyo tukanababona babanza kwihugikana nyuma imirwano ikarota gusa agahenda ngiriyo ngeze ku bitaro ngasanga ntakure yicaye ku musego wa bana mwana reka ndashenguka ndashira reka cyamushyize urutwe rwacyo ku bibero nawe amushima mu mutwe umujinya uranyica agahinda kakandya ariko nawe ugomba kwihangana ntugaragaze ko bikubabaje batazakuvumbura uriya mukobwa wansuzuguye akandutisha imbwa nk'abana mwana natitonda nzamubabaza ubuziraherezo ngewe emi ndica abana mwana ndongore nakure maze nkwereke icyo mukorera ko ari umugore wanjye oya rega sha emi umenya urukundo dutekereza atari uko ruri kuko kugeza ubu sindumva impamvu nakura kurutisha abana mwana sinzabiyemera ariko ni hahandi katwemera inzoga ni hahandi he amundutishe ntamundutishe nakure n'uwanjye mwiyumva mu maraso nkamwiyumva mu mutima mu bwenge no mu sokoro hose arabeshya rero azaba uwanjye cyawo ko maze nako ihangane ni ukunywa kandi gasupu gake ariko n'ikigo kimwe cyonyine bibiri nako bitatu bine ni ukuri oya sha ngaho reka nkureke none se urumva umeze ute mukunzi nakize nako banasezereye maze asigaye kugarura imbaraga ubundi nkongera kwikaratira ubaye ikibana mwana ko mfata ukuboko sinabona uko ngushimira nako ushimira iki we neza wangiriye ndwaye sinzayibagirwa izahora iteka mu bitekerezo byanjye ariko nta kidasanzwe nakoze ni ukuri bana mwana ngenda gukunda cyane ku buryo iyo bakwica ntazi uko byari kugenda ibyo wankoreye birenze ibyo nari gukorerwa na mama wambyaye sinabura icyo ngukorera rwose ngo ngushimire mwana mwana uzankunde nk'uko ngukunda byonyine bizaba bihagije kugukunda ndagukunda ariko ntibihagije ntabwo njye birampagije ibyo biroroshye si ukugukunda ushaka nzagukunda iteka nkiri kuri iyi si na nyuma y'uko nyivaho nanjye nzagukunda iteka abana mwana kugeza ubu sindumva icyo abagome baguhohoteye bari bagamije nanjye byaranyoye pe umenya ntazongera kwakira abantu ntazi mu kabari kanjye nako ariko ibibe bica amarenga umuntu ntabimenye abo basore binjira nawe urebye uko bareba amaso yatukuye bambaye imyenda utamenya aho yaguriwe shaka kuba mabyeri bari bansabye barabiketse undi mutima uti icyo upfa si amafaranga se nuko banywa iza mbere baka iza kabiri zigezemo hagati batangira kujya impaka mbona umwe asingiriye undi niko guhaguruka ntimusigeho baba baransingiriye mperuka ikofu umwe yanteye aha hano ibindi byakurikiye rwose sinabimenye buriya ntawe bagutumyeho bana mwana yewe ko nta muntu dufitanye ikibazo se ntabwo
uriya ni ibirara biba byanyoye bitabi. uzi ko nari ngemuye bite nako ni byiza wihangane nahagutanze musaza wawe namugaburiye. yewe nabyo arabirya ni ukuri sinabyemera ukuntu byamvunnye. ndabirira mu rugo ahubwo kuko bansezereye. urabirya yewe agomba kubirya kugira ngo atakubabaza rwose. ninjye yakoze amakosa mba naguhamagaye nkakubwira ko ndi bugemure. ndabashimira mwembi we na nakuri Yonate mwambaye hafi iminsi yose. ni inshingano zanjye ariko bana mwana Pardon gato reka njye kwitaba uyu muntu umpamagaye. umva bosco ndakumva mbwira sha niba wabonye sha ntugure yemi nakure nadakatira mwene wanyu nzaba ntazi guteranya. ne ukurikije uko yitwaye amaze kugutega amatwi yemeye cyangwa ntiyemeye. umukobwa namupaki yumva ko bavuga. uzi ko nanamubajije nanamubeshya ko hariya harara abapolisi bamucunze kugira ngo nava mu bitaro bazahite bamutambikana akabyemera. kuki nyine simwumva neza. gusa urumva atazi abapolisi koko. namubwiye ko atabamenya kuko hari abapolisi bambara imyenda isanzwe nyine kugira ngo batabamenya. nawe urabyumva ku bitaro haba hagenda abantu benshi ntiyarama. burya niba urukino ukuri koranja urukundo mugabo icyo nshaka ni ukubona uriya mukobwa gusa ugatuza Emi. nakubwiye ko aho kubura nakure nzakura uriya muhungu ku isi ya nyirayo. oya umva ibirebana no kumena amaraso byo rwose sinzabigufashamo Emi. nzagufasha ibindi byose bishobora kumuteranya n'umukobwa akunda ariko kwica ni iki anashobora gukora. reka ntega amatwi rero nkubwire niba urukundo ruzagurwa amafaranga ngo ube nayahanakure ankunde uranyumva ndakumva nzarungura amaraso gusa oya iyo uvuze utyo rwose numva ngize ubwoba Emi. umenya nta rukundo ugira cyangwa utarakunda ngo wumve ukuntu uryana bosco. uzi urukundo ni amafaranga. uzi ko iyo mbona nakure n'abantu mwana umujinya uransya urumva umutwe ukariye umutima ukadiha mbese nkumva ubuzima bwanjye bwenda guhagarara. yembwe ikindi twakora rero igihe uriya mukobwa atemeye ikinyoma cy'uko mwene wanyu acuruza ibiyobyabwenge nzifatira icyemezo. icyo ushaka nkagufasha kugishaka koko. mbabarira cyane bana mwa icyo nshaka ndakizi. ntibikize nakubya kugendekeye bite. iyi jerekani irimo iki bana mwa. urabona atari amazi se. ngo nipfundure rwose irananiye. ariko se ni iki. dore ngaya ni amazi. ese nkumva ariko nicyo ushaka ngufashe ko hano ari iwanjye ububiko bwaho bwose mbuzi. bana mwa mbabarira. ubabarira iki se. mbabarira umbwize ukuri kuko ntuma ngiye gusara. ntabwo uri muzima. bana mwa ujye utarya amafaranga make ariko ntukore ubucuruzi butemewe. ngo iki. bana mwa nyuma y'uko ibirara birwaniye mu kabari kawe nabwiwe byinshi. ngo iki. isaha ku yindi nabaga mpangayitse nzi ko bakujyana kugufunga. mfungirwa iki se. gucuruza ibiyobyabwenge. ntibishoboka. ngewe bana mwana. wowe nyine nabwiwe ko bariya basore aribo mufatanya ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. uriya munsi mukaba mwari mwabinyoye mukananirwa kumvikana mukarwana. ngo kugira gute kunywa ibiyobyabwenge ngewe. nakomeje kubibika rero ariko nkabona polisi ntiza ngo gutware kandi mu bitaro yari ihari kugira ngo udacika. ndavuga nti reka nze ngusake. ariko nawe uri umwana nako ku bitaro aho nari ndwariye ko amasaha menshi twabaga turi kumwe wigeze ubona hari umupolisi uhaza ngo agire icyo ambaza koko. sinahamubonye ariko sinahirirwaga ngo mparare. bivuga ko utanyizeye nako. nagusabye iki mbere yo gutangira umushinga wo gukundana nako. ko tuzarangwa no kwizerana. none ubwo uranyizera. nawe ushyire mu mwanya wanjye unyumve bana mwa. nkumva iki nako. nkumva kuko utanyizera.
urukundo rudafite kwizera rwaba rugana he? ni ukuri wirakarabana mwa wowe uri njye wakomeza gukunda umuntu utakwizera? Muri iki gice cya mbere cy'umukino urwanjye ntirugurwa wanditswe na Kubwimana Serafine, mwumvisemo Banamwana mwakiniwe na Rwema Jean de la Croix, Mukarutamu mwakiniwe na Gasibirege Antoinette, Emi mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Natete mwakiniwe na Karangwa Liliane, Rucogoza mwakiniwe na Tuyishime Jadofis, Nakure mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Muranga mwakiniwe na Katarebe Jerome, Faromina mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Divine mwakiniwe na Nyirarukundo Xavera, naho Bosco mwamukiniwe na Mukeshimana Musa. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodier, uwafashe amajwi ni Habakubaho Hyacinthe. Ni muramuke.